Aba ni abanyeshuri ndetse n'abarangije muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyarugenge, Huye ndetse na Remera. Ni Abadiventisi umunsi wa karindwi bari kuva mu murimo w'Imana i Rusizi mu ivuna ryateguwe n'itorero rya ASAUR Nyarugenge rifatanyije n'irya Kamembe. Yesu ari mu gitaramo cyabo mu ijuru. Itangazo ritangajwe Adamu aracumuye. Tukumvikana se igitaramo yarakiretse. Akimara kurya kutunda Yesu niwe wamanutse aza kumushaka. Iryo jwi ni ry'Umwami Yesu ushaka guhaguruka jya ku murimo. Aya materaniro yayobowe na Karenzo Jean Bosco kuva ku itariki ya 28 z'ukwa gatandatu kugeza ku itariki ya 12 z'ukwa karindwi. Aya ni amavuna yakozwe mu buryo bwo gukambika, aho itsinda ryaturutse muri za kaminuza zavuzwe haruguru ryafatanije hamwe gukora umurimo mu buryo bw'umwihariko, kubera yuko iri tsinda ryararikaga urugo ku rundi, aho habashijwe kugera ku bantu bagera ku 2,000 bitewe n'uko inyandiko zo kubwiriza ubutumwa bwiza zatanzwe nazo zigera ku 2,000. Ni inyandiko zatangwaga mu gihe cyo kurarika cyangwa se igihe habaye igikorwa runaka gihuza abantu benshi b'abashyitsi. By'umwihariko habayeho ibikorwa byo gusura imiryango ikaganizwa ku ijambo ry'Imana igera kuri 17, ndetse mu mavuna yose hatanga ibitabo 102. Iri tsinda kandi ryanafashaga mu kwakira no kwita ku bashyitsi bitabiriye amavuna, ndetse hanakozwe n'ibikorwa byo kwita ku buzima bw'abatuye muri Rusizi, aho basuzumwaga diyabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'umubyibuho ukabije. Nyuma yo kubireba tugasobanurira umurwayi, biri kugeraho ko hari abo turi gusanga bafite ikibazo, tukaganira nabo ku buzima busanzwe bwabo bwa buri munsi n'imbogamizi bafite mu buzima, kandi tukabafasha dushingiye ku mahame 8 y'ubuzima. Niyo turi kwibandaho, ariko kuba turi gusanga bafite ikibazo kirushijeho, hari abo turi gusanga basanzwe bari ku miti, hari abo turi gusanga batari banayiriho, kubera ko mu bushobozi dufite aka kanya bitari kubikemura byose. Hakaba abo turi kohereza no ku bitaro. Ku muzima turi kumwigishwa kuriye kurinda ubuzima bwe nk'uburyo bwiza bwo kubungabunga. Uwamaze kurwara nawe yigishwa na uko akwiriye kubwitaho, bidakuyeho wenda ko ubufasha bwa muganga akomeza kubuhabwa ariko akitaho. Wenda kuko ari njye n'umurwayi tuba turi kumwe, abasha no kumbwira biri kugeraho umurwayi akaba yakubwira n'ikindi kintu kimuremereye umutima, ubasha kuganira ukamuha inama cyangwa se ukazi inyandiko nazo zivuga iby'ubuzima turi kuzitanga, ndetse n'inyandiko ivuga ku gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera. Ni inyandiko ebyiri turi gukoresha mu gihe turi kumwe turi mu cyumba n'abarwayi, ndetse tukababwira n'ijambo ry'Imana ribasha gukomeza imitima yabo, kuko umuti wa munani tugira ari ukwiringira ubushobozi bw'Imana. Urwego rwo gukora ivugabutumwa kandi ryita ku bababaye, hatanzwe mituweli 100 ku miryango 22, ndetse hanafashwa imiryango itishoboye 2 yaterewe icyondo inzu ndetse iranasakarirwa. Igikorwa abitabiriye kampu bafashije bakoresha amaboko yabo ndetse no kugura amabati yasakaye izi nzu, ndetse bagafasha no mu gusakara. Iki ni igikorwa kizana umunezero ku bafataniriza hamwe bari gukora iyi mirimo, ku wakoreye igikorwa. Aha kandi twongeye kuhabona aho ibyo twize mu ishuri bibasha kugirira abandi akamaro, nk'abaganga bafashije gusuzuma abaturage, ndetse n'abubatsi nabo bafasha muri ibi bikorwa by'amaboko. N'utazi kimwe muri ibyo ntiyari kunanirwa gukata icyondo cyangwa se kuvoma amazi yo gukoresha. Ngiye bakimara kumbwira ngo tuzaza gusakara, numva senezerewe, ariko nyine mera nk'ubishidikanyije nkurikije n'igihe imaze. Inzu bayubakiye kuva mu kwa 2, inzu nyine imvura ikayinyagira, nyine kubyakira ntago byari byoroshye, kuko n'igihe yari imaze navugaga ati ntabwo byashoboka.
byashoboka. Igikorwa cy'urukundo mwakoze mukomereza kandi Imana ibahe umugisha utagabanyije. Kubicumbira maze ngikore Yesu nzakumva. Ibikorwa byose by'ivugabutumwa biba bigambiriye kimwe, imitima y'abantu ikire binyuze mu kwihana ibyaha no kwakira Yesu ndetse no kubatizwa mu mazi menshi. Iki nicyo gikorwa cyashoje amavuna habatijwemo abantu bagera kuri 20. Kubicumbira maze ngikore. Usibye rero amateraniro yabaga buri munsi akabera ku kibuga cy'umupira kiri imbere ya Hanga Hub, abari muri kampu bari bafite ibindi bikorwa byinshi bakora mu buzima bwa buri munsi. Aho kare mu gitondo hakorwaga siporo yo kunanura umubiri ndetse no gutera imbaraga, kuryama akaba kuganira kuko umunsi wagenze no gutanga raporo, kandi mu gitondo na nimugoroba akaba ibikorwa byo gusengera hamwe abantu biga ijambo ry'Imana. Munsi byari bisa nk'ipfunwe kuko nta kintu twamushyiriye. Iyo mbogamizi twahuye nayo ntabwo byagenze neza gufasha Imana. Yosefatina hangara gucungura ku Mana yaje. Kandi no gusangira amafunguro nk'ibisanzwe. Muri kampu hajya habaho gusangira ibiryo bitari biherutswe n'abantu mu gace bagiyemo, nk'aho hasangiwe ibisheke. Kandi nanone yaba abasore yaba abakobwa bahurira mu mirimo ya buri munsi yo guteka ndetse no kugaburira abari muri kampu. Kandi hakabaho gusura uduce tumwe na tumwe nk'uko hasuwe umupaka wa Rusizi ndetse n'aho bakorera amato. Ibi byose bikungura ubumenyi abitabiriye kampu. Ariko by'umwihariko habaho ibihe byiza cyane byo gutembera mu byaremwe, nk'aho bitabiriye iyi kampu bagiye ku mazi bakagira amahirwe yo kwambuka bakagera ku nkombo, bakicara ku nkombe z'icyo kirwa bumva akayaga kaho ariko banahigira ijambo ry'Imana. Cyari kinejeje mu bikorwa byinshi byagiye bibera ahangaha byajyanaga no guhimbaza Imana mu ndirimbo, bikanezeza umutima, bigasubizamo imbaraga mu bugingo kandi umurimo w'Imana uri gukorwa. Y'urukundo idibya ko bizaba bishize. Ni ibihe byiza buri wese yakwifuje kugira mu mibereho ye. Rero tugushimiye inkunga watanze mu ivuna rya Rusizi. Ariko ku itariki ya 9 kugeza kuri 23 z'ukwa munani twerekeje noneho i Gicumbi. Inkunga y'amafaranga yawe irakenewe. Kuboneka ahangaha bizakubera umugisha kandi bibera umugisha abagukeneyeho umurimo w'Imana bose.